kwitwa kwireba ukiyumva icyo uri kumva kuri umunyarwanda muri wowe udaciye ku ruhande batakubajije ngo uri igiki ngo uhite wiyumvamo icyo uri cyo wowe muri dukurikije muri bya bindi muri za ngengabitekerezo za mbere n'iki ariko ubu ngubu ukumvamo kuri umunyarwanda ukahagaze icyo ari cyo cyose ushobora kugikora mu izina ry'umunyarwanda. Ni ukumva yuko umuntu ari umunyarwanda akumva yuko nta bintu by'amoko bikiri mu Rwanda, twese turi abanyarwanda, icyo dusabwa ni ugushyira hamwe ahubwo tukazamura iterambere ryacu. Ndi umunyarwanda bishatse kuvuga umunyarwanda uzi igihugu cye akamenya ibikigize nawe akaba yumva yishimiye kuba ari umunyarwanda. Cya mbere ni ugushishikariza umuntu kwimenya uwo ari we, cya kabiri ni ukubibukirizamo indangagaciro na kirazira zibaranga, cya gatatu ni imico n'imyitwarire n'imigenzereze y'abanyarwanda. Ndi umunyarwanda bisobanura kuzi igihugu uvukamo ukaba wemera umuco wacyo kandi ukabona nishimiye kukibamo. Kuba wumva ko kuko uri umunyarwanda kandi ushoboye buri kimwe cyose wumva ugishoboye nta na kimwe wakijenaho, njye ni uko mbyumva. Ni gahunda yo kongera guhuza abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda kongera kunga ubumwe kandi bagahurira ku bwoko bumwe bw'umunyarwanda, aho kugira ngo bitwe abatwa, abahutu, abatutsi, ahubwo tugahurira ku bwoko bumwe bw'ubunyarwanda, cyane ko ubututsi, ubutwa n'ubuhutu byatugejeje ahantu habi, noneho dushaka kujya mu mutaka umwe, tukitwikira umutaka umwe w'ubunyarwanda kuko ariwe tubona uzaduteza imbere. Ni gahunda yo kumva nyine ko ushobora kwiyumvamo, urumva niba ndi umunyarwanda nta kintu kitashoboka kuba nagikora, nta naho ntakwisanga kuko mfite ijambo ko ndi umunyarwanda, niko ngiye nshaka kuba mbyumva.